So uwo bita Kate Bashabe urutonde rw'abakobwa bari famous uyu mugabo amazi iminsi anyuramo we ari muri tuwa yo kurongora abakobwa bari famous mu bihugu bitandukanye. Yakubaza no story is ntago yize urabigiye Muyango uwo bita DJ Nde no bita ntuza ibyaberaho bita Green Lounge video mwabonye Philipita na Briane benda barebana y'ingwe habya urahazi ntabwo mpazi none so uruzi ko hari ibintu bigeze ije Sonia afite ya nuza ya Muyango yarayihawe n'uwo bita Nde ya Muyango tena ya wa umva amakuru nari mfite bro ibi bintu bigeze ku rwego no kubyakira mu twanya nago bigishobotse niba Sonia afite ibintu bya Muyango ubwo ngubwo Muyango byararangiye kuko nje Sonia nzi umuntu wa muri Sonia bishira akakanya wamfunge se jore hereye ku munsi wa mbere nkubuza ndakubuza ariko ntabwo uretse gato ndakubuza iki ntabwo ubyibuka uzi ko turi imbere y'abantu 400 uri kubyibuka turi live man bro utamwa ko turi live bro bite byawe ariko mbwire baravuze ngo ntabwo iyi game ntabwo yizi nkagira ngo nakubeshyera urashoboye ino game ntabwo yizi nta nubwo uzigera uyimenya kubera exidera nimba umarana amasaha 3 na exidera kuri phone uzi ko exidera boss yari ka John oya manuka ciao bro well komene musaba mujyana live bro urumva iyo ni mutima tw'amaboko ndaza hano urumva uretse gato uretse gato hari ibintu mwe tugomba kumva bro wari kuri live nonoza hajya mutande mwebye telefone ya DB ni bamwita exidira bro njitsa amazi uri mwe muri kazi njitsa amazi muri resi kubera exidira ariko baranyega amasaha 3 kuri live nta masaha ngo ndi gufungura minota 5 ndamara hano bite byawe ariko ndi gufungura mani nta minota 3 ndamara nibwo ndimo kuza ko ntukanserereze mani uko ngigifura ndigifura mani yo bro ndigifura ntukanserereze mbwire baravuze ngo ntabwo iyi game ntabwo yizi nkagira ngo nakubeshyera urashoboye ino game ntabwo yizi nta nubwo uzigera uyimenya kubera exidera nimba umarana amasaha 3 na exidera kuri phone uzi ko exidera boss yari ka John oya unyici ibintu matigisi unyici game urumva none barakubeshyiraga ngagira ngo naguzi game nta yuzi nani uzamenya exidira urongera gutuka urambabaje bro exidira vana murgo retira ayo magambo yawe yewe babwiye ukuri urambabaje dore ibintu ari kugutuka kankuboroke gahambe urone ibiboro Baraka icucu wese uramboroka ntago mfite TikTok yanjye ndeko vuga kiri kugutuka ndeko vuga exidira mani ndeko vuga exidira uri kugutuka ni cyese kiboroka gukanya na kiborotse tayari musubwo urumva nako maze amasaha 3 nguri kumwana exidira kuri ndaba ndimo kuzana iminota 3 ndamara mani ndakutserereza mani amasaha 3 na exidira je yahageze oya ndavuze show J mwibaze oya mboye mukirewe ntabwo ari mari reka mwandike exidira yabaye umwere basaze telefone ataragize Burundi byo bwere bireke bro uri exidira na live man yasanze mani uretse n'abantu banje ndabaza exidira reka rakunse exidira reka kunserereza gahambe ariko kunserereza exidira bro unuvuga ngo uburi muri mudu zaba exidira reka ibyo bintu ngo bimeze bite ahubwo so kuri mihagaze rero urumva use naheraye koko ntabwo wabura uhera urabizi nawe ugiye kubaga ntabwo ugiye urahera ntabwo ugiye urahera urabizi uwo bita Kate Bashabe
Deka ikintu nabashije kumenya uraza kumbwira amakuru ikintu kimwe ntari garanti yacyo urimo kunyumva ngo nuko ari ugutuma utipa kigendera bampaye urutonde rw'abakobwa bari famous uyu mugabo amazi iminsi anyuramo we ari muri tuwa yo kurongora abakobwa bari famous mu bihugu bitandukanye reka nkwereke umbwire niba atari byo urwo rutonde runyereke rushyireho kakanya right now tuba tusesengure reka nze nkwereke iyi foto reka nze nkwereke noneho umbwire ibi bintu nabibonye ndavuga se uyu mukobwa byaba nawe ari ukwendana bya kiraya nta gahunda yo kumurongo buretse gatoya reba hano iyo foto nshyizeho reba iyo foto nshyizeho buretse gato uzi ibintu biri hagati ya Muyango hagati ya Muyango nande n'uwo bita DJ nde wamubonye nuko itari kugaragara neza hano hari abakobwa baba public figure urimo kumva bo muri biriya bihugu bituranye na South Africa abakobwa bane Godfather ibi twamaze kubyemeza ni abagore n'abagabo babizi babyemeza ariko nyine ntabwo amukunda ni ukurongora agatambuka gusa nava mu Rwanda azahita amwira nashaka ute cyangwa ushyira hehe ndakubaza ino story yizi ntabwo yizi iyihe oya ntayo nzi urabigira Muyango uwo bita DJ nde n'uwo bita ntuza ibyabereye aho bita Green Lounge video mwabonye Philipita na Briane benda barebana y'ingwe habyaturutse urahazi ntabwo mpazi none se uziko narinzi ko amakuru uziko Philipita yazanye umugore akamuzana muri nuza akamuzima Green Lounge kuko umutipe wowe bita Ruberi yavugaga yuko ugomba kuzana umugore wa kabiri kuko uwa mbere ntamushakaga umwe wateranije umwe wazanye wari muri amatiko ya Muyango kuva mbere urakoze cyane umugore wa Norbert so ibyo narabizi ntabwo nari mbizi none se uruzi ko hari ibintu bigeze uwo bita DJ Sonia afite ya nuza ya Muyango yarayihawe n'uwo bita nde ya Muyango tena umva amakuru nari mfite bro ibi bintu bigeze ku rwego no kubyakira mu twajya ntabwo bigishobotse manza umva amakuru yarariho it's too much for me listen to me umva amakuru yarariho nayangaye it's too much for me bimaze kuba byinshi no kubyakira ntabwo bigishobotse umva nkubwire umva amakuru yarahari urukumva nzi umukobwa ahubwo wariye DJ Sonia navuye burese gatoya mbanze mubwire uzi neza ko ariko urabizi ko DJ Sonia yari umutinganyi none se uzi ko message zose ko zikurikirana 5 kuri 5 zose zifite oya bivuze ngo kuko manza unyumva rondeka ikintu njye nibuze gushimangira niba Muyango niba Sonia turi kumwe afite boro za Muyango ugira nimero za Sonia ndazigira mubwiye akantu karenze wa mukobwa wumvaga ko wemera bya danje ngo yambwa sese yaramucika nawe wonde wow undi wemeraga bro ukuri kw'Imana umusamba twumvikana kuri ake I swear umva nkubwire sibyo I swear bro you have evidence bro I swear ndabikubwiye nyine nimbura umuntu uzi game ubwo uraactinga kuri ibintu ngubwiye nibwo tunakoze tugaruke kuri Sonia gato tugaruke kuri Sonia bari abantu nta kibazo ubwo nakubwiye nabyumvisha ko abantu badafite amazina badafite nibwo bwa mbere byumvishe nibo maze kubimbwira ugira kabiri ntabwo byemera urumva aba bantu baba badafite n'amazina n'ikintu bazwiho nta n'impamvu yo kubatindaho ahubwo aba bantu bafite ama stage name urumva nka DJ Sonia ngenda bizi DJ Sonia nzi umukobwa wamuriye urumva rero kuba umbwiye ko afite boro z'uyu mubyeyi uyu mubyeyi yamaze kuba gahunda bro niba izo boro uvuze Sonia zifite ariko Sonia ni gutari cyane muri telefone kandi abantu babitse ibyo mu
hari akantu kwepyo nimba zifite yamaze kuba gahunda oya niba Sonia afite ibintu bya Muyango ubwo ngubwo Muyango byararangiye kuko nje Sonia nzi umuntu wa muri Sonia mbishyira aka kanya wamfunge se uravuze reka mbishyira hangaba ntubikore bagufungira account reka nshyireho n'undi nibashaka yafunga bro we yareka ibyo bintu reka mbishyireho nagusabye bireke ndafunga ndikacyana bishyiraho reka mbishyireho nta kibazo nanjye bahita bambaninga hajya washyiraho gute man ndimo ndashaka uburyo washyiraho bimpe bishyiraho uzafungura izindi iki we bimpe ariko ntufungure kamera yawe ndabyishyiraho mani ndabagati waya ndabyishyiraho ndetse nigendera ngiye urabizi mani bakubaninga nanjye bakambaninga utabikora ndabishyiraho bro oya ndagusabye babarira uko ngenda bizi nawe uri umwe mu bana b'abasinici man baca inyuma ndagase what do you mean uyavuga n'ubwo bugambo bwinshi cyane uravuga nde ngewe wowe gute man nkeka ko ujya mu bana bavuga ubugambo bwinshi byandese like urumva nyine abantu batagoma ku ijambo bavuze tu are you sure bakirukanga ubu ntekereza ko waba waranyambuye umwambaro wanjye usanzwe unziho ngiye nambara ikigunira bro nambara ikigunira kandi hari ikigunira bambitse ngo yera bivu wa muntu wo muri Bibiliya bro uretse nibi ngibi ngiye mfata n'abantu bafite inyenyeri nkababwira ntifata musumba zose ntabwo uzamvana kubyo ngiyewe nemera urabizi bro uranzi wemera Jori inde Jori Mutesi Jori ndamwemera ariko ntabwo nge cyane n'uwo nzaka kumwemera urabizi kandi 100% ariko mbikize kiriho deka sibyo wemera Aria kuri ntabwo mwemera urabizi wemera Shadibu ndamwemera Jina kujya playing around ibyo wemera Yoro ninde Yoro wawe the queen Yoro mwemera kubera dekati kuko ni kiremwa cyawe ni igihangano cyawe wemera Kigali Boss Babes abo nabahe bari ukuru kumva hajemo barase babayeho ni ibihangano byanjye nyine turakomeje ibihangano byawe I can respect them ko ari ibihangano byawe ariko ntabwo no swambira gute ari yakuru ikintu cyari kuri ntukigarura kuri umva mbwira ikintu nakubaheraga cyambere yego bro you came out like a nigga ivugisha ibintu byinshi byo zawe Imana itutangira kujya mu tuntu twinshi ariko nyine ndacyagukunda abizi ngubwira ikintu kimwe nashobora ibi biboro umusa nzabikubwira nundi munsi sibyo iyo nkwemera ndakwemera ntakwemera nka okay nkubaze nigeze mpinduka what do you mean guhinduka nigeze mpinduka nyine kuri principles zanjye kwamenye wagabanyije umuvuduko ndagabanyije umuvuduko nahindutse ukarakoze ariko nyine wabaye wowe wongere umuvuduko urahinduka uravuga nde ngewe wowe deka nabaye nk'urutare wongeye umuvuduko uranahinduka wongeye umuvuduko urahinduka urabona ntabwo nshobora guhinduka ntabwo bishoboka umva ikintu gishoboka deka nakikubwiye kuva ku munota wa mbere ko twinjira muri izi details hari icyambere nakubwiye kugira ngo ushikame muri ibi bintu nuko utakirya ku mutandiko tugiye gute utakirya ku mutandiko utarya uko wahashye ushobora kugira stock mu rugo urumva ngo ibyerekeranye n'igifu warabishyize iruhande bro wariye kwa Jori ugeze aho no birakorera oya reka nze ngure deka ahangaha waba unyitiranije cyangwa abantu barabyitiranya no ntabwo ariko bimeze ntabwo Jori yagombaga kunyoboza inkoni y'icyuma icyo ni icyambere turi kumwe umva ibintu byabaye ariko rero tuvuye mu ngingo nyamukuru Jori yakuyoboje ingoma y'icyuma ntabwo byigeze bibaho na gato none ayiko yoboza ko yako nyine bamwereka se yuko nyine uri so desperate ana kuyagufashe ari cyo kintu kimbabaza bro ntabwo reka nkubwire ikintu kiriho kandi akubwira kuva mbere nta muntu urukumva reka nkubwire ikintu kimwe nta muntu ushobora kunyoboza inkoni y'icyuma kuko ntabwo nshobotse nakwibagirwa ntabwo akoze ubugoryi nahita nkamena ndaguhereza urugero ku mushuti wawe wimameze ndaguhereza urugero ku mujama wawe
Inde? The Ben. Mhm. Turi kumwe? Urabizi was okay. Nta kosa yaregeza nkorera. Siko bimeze? We was okay. Nshobora kubona nshobora gukora ibintu byose urabizi amajoro naraye. Vuga ni this and that and that. Turi kumwe? Wait gato. Waraye amajoro. Ndabigusobanurira. Aribyo ntashobora kuvugira hano. Ariko dufata Nyine waraye gato uretse gato. Dufatira urugero ku ishanga. Dufatira urugero ku ishanga. I will give you the example ku ishanga. Umuza ngwiye kantu taruzi. Ugendera nyuma y'ikibuga utazi kuri nyuma y'ikibuga. Nzi ko ndi imbere. Byaba ari byiza kurusha. I'm sorry. Byaba ari byiza kurusha. The thing is muri biboro hari abantu iyo hariho nk'abantu urugero rora nk'uyu mu baby umaze kumbwira reka ntekongera kuvuga n'izina rye by the way. Urabizi twamuganiye igihe kirekire. Owe. Uyu umwana Messi. Jukumwe? Afite indangagaciro ze. Uwe. Jolly bro. Turi kumwe. Bambwira rero. Jolly hereye ku munsi wa mbere nkubuza. Ndakubuza. Ariko ntabwo uretse gato ndakubuza. Ikintu nagukundiye n'ukuntu urankunda pe. Nanjye urabizi ko nkunda. Ndagusomye. Nakubwiye ngo niwe muntu wa mbere nkunda waje mu bantu bose baje mu showbiz nabonye yuko afite isano nkanjye y'iki byose. Uzi ko turi imbere y'abantu 400 uri kubyibuka turi live man bro utamwa ko turi live bro bite byawe ariko what the fuck damn it bro mbese ngenda man yo listen to turi live man let's go man reka turye show turi muri weekend rose bazamutse tabireba so ngome kuri biboro bro we reka tuve kuri biboro ahubwo tugarukire muri show man. I will be with you mpaka. Ni wa muntu mpasho nkavuga nti kabisa. Yo, nigga. Ibintu twagaragara ngo bikwiye nago bibareba mwabasa. Bibareba nibiganiro hagati y'aba brothers nigga. Reka bibareba man. Reka tugaruke kuri uyu mukobwa Keti Bashabe. Owe. Keti Bashabe. Keti Bashabe n'uyu mugabo ariko manizira ira video bayikuye. Hari video avuga aramurya nka snacks ndavuga. Iheze. Uyu mukobwa uyu ngo azongera kumwihakana. Nkwereke story njya ku breaking ase tonight no. Orabeshya. Irenze iriya. WhatsApp irafunguye bro. Nkwereke story njye ku breaking tonight njye ku breaking umuntu yarayasaye imbabazi. Abwira batatu nashite my brother. Don't do that shit, please. I'm begging my mom's life, nigga. Don't do that shit. I want to know bikore man. Mbabara nubikore man. Mbabara nubikore. Nubikore kuko muzima namba. Abantu bose bigeze babesha abandi n'abari bose ntago babizi bro. Baba ni byo ball nubikore bro. Wabikoze wabiretse? Nabiretse. Wabiretse. Ariko nyine urabizi ukuntu meze. Nawe urabizi ko tumeze kimwe. Urumva twihanganaho gatoya. Iyo nibagiye iyo urose urabyuka bishyira mu bikorwa. Ajya tubyuka twasaze tubishyira hanze. Ari impamvu yo kudasara bro. Urumva tutagize umuntu umwe tugisha inama. Ariko nta impamvu yo kugisha inama se ugisha ndi inama. Utarigiriye inama kugira ngo ibyo bintu bigere aho byageze. Urakoze cyane. Umuntu ntabwo abashije kwigira inama kugira ngo akagera aho bigera mu maboko y'ababishinzwe. Mubwe akano karenze se? Ngira ngo abanyarwanda bamaze kubibona ko yuko mutinganye Bruce Melody yarangiye. Ntabwo Bruce Melody ari umutinganye uretse gato. Oya. Nitwoye kumuvuga. Tumuvuze yakonya kagaruka for no reason. Ntabwo. Reka tumureke. Urano okay tujye kubandi. Nase Musa. Yo. Ibintu byo gukunda amafaranga cyane byaje gute? Byo gukunda amafaranga? Nyine waje gusanga ko sigira urongera nyine baretse gato waje gusanga ko utabaho n'amafaranga mu kanwa ndakuboroka. Nyine waje gusanga ko utabaho nta mafaranga ufite.
sibyo Umva nkubwire ikintu. Iki gisubizo kugira ngo nkigusubize reka nkigusubirize muri private. Siko bimeze? ngahita za matopiki iryoshye cyane Uretse gatoya. Aho ngaho iwanyu matopiki iryoshye cyane uretse gato iwanyu bigenda gute? Aho utuye hehe aho ngaho muri ntuza za Zamburi bande aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe z'Abaturanyi uba nyine hehe aho ngaho uri nyine ase umva mubaze nyine bimeze bite uvuga ibyo umva Godfather kiriya kibazo mbajije kirakomeye gituma kirakomeye cyane. anyway abantu twumva mu byumve mwese ntago mutwishyura nta kintu kimwe muduha dushatse kubishyuza twabishyuza ariko ntabwo tubikora tubaheza mwana tubaha entertainment for free bro for free. Ariko bibutse ko tutagiye no gutoragura kuri YouTube cyangwa ngo dufungure ubwo YouTube. mwana tubaha entertainment for free nabasa ndagenda nkamara nk'umwaka nk'amezi 6 ntagaragara ngo dekati ngo warazimye ngo nagugaragara ngo nagutwita abundi bampembaga ngahe man Aho ugaragara reba bakaza bakaryoherwa. bakishima ngo baryohewe ngo dekati ngo twika ngo twaryohewe abase mwabicucu mwabahemba ngahe mwabego Kubatuka wituka abantu. Turi kubatamo. None se kuri kubatamo ndabata munje nabi broka ahantu hose bashaka kubroga nta kibazo buko oya mani ya bro no de Catholic ibyo bintu reka gutukana guri. Okay tubeka nta kibazo Gutukana guri na bari. Okay nari Umva rero ariko se mani twagarutse kuri story. Tugaruke kuri story ya ntuza Kate Bashabe. Niyo dukeneye kumva. Uyu mugabo barakunda nabyukuri umuntu waburekenze. Umuhungu wa president na Kate Bashabe. ntabwo mbese Ntuza izo video Sonia afite niwe wazifashe. video zafashwe n'uwo bita Muyango Claudina azishyira kuri Philipita Philipita yarabwiye yuko ngo bosi wa Green Lounge arashaka ngo ohereze ariko ntabwo bizwi neza nimba byaciye direct kuri Philipita ariko nyine Philipita afite amakuru ahagije umusukura tuzamuhamagara aza kubivuga. Philipita niwe muntu ntige. Mwandike kazaga azaza gutanga ikiganiro uburyo mwe cyangwa ubundi. Philipita yagiye gusabiza muri ambassade muri Amerika. Mwandike namwanditse ariko so nuvuga ngo umucyo yaravuze ati Philipita nzanira rwana nduco. Iyo video ni y'umugabo n'umugore cyangwa ni y'abakobwa babiri? Bro, ibyo byose mutekereza byose biri mu mwana. Ariko wacyo yuko that's the biggest in the game. Napfuye uretse gato. Energy. Man. Bada we navukiye Kabuga murgo ni Kabuga ujye bibutsa man murgo ni Kabuga kabisa. Barabizi. Ya murgo ni Kabuga hari Kabuga mubona hari ho murgo man. Ubwo umunsi wo kugana ujya nzababwira. Umva ndabaza uravuze ngo
ibyo birimo video harimo none se bari kurya trisam se ngo biba bari kurya no ko ari batatu bakobwa bino muhungu wapi na gatisa twisama byawe imbere ukuntu bimeze umukiriya yahamagaye wa Green Lounge umukiriya wa Green Lounge okay yabwiye Philipita nzanira urwana ibintu ndimo kuvuga ndabizi ko na ba Brian n'abandi bose na ba Muyango bose aka kanya bari badukurikira nubwo tutaza nago twabona ko ndabizi ko badukurikira kuko arimo kudukurikira rero sasha Brian nk'ubu mu butumwa Brian wakoze kosa rya mbere ryabaye mu mateka y'isi ariko ntago igihe kirajya ngo ubone ikosa wakoze iyo zaribona iryo kosa ni irihe uri Brian sorry Brian ni umushuti wanjye uri Brian ni umushuti wanjye bro nyine okay mu binshuti rwose mu binshuti mukora ubucuti bwa mbere bwabayeho mu mateka y'isi mu binshuti zose zitabayeho mukora ibicuti byose nta kibazo sibyo mukora ubucuti bwose ubutigeze bubaho mukora ubucuti umva mukora ubucuti butabayeho icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki urumva so tap bro ufite swing uri muri sandanje ngo tap ndakunda kuraya ati tap sabwo twagiye warukimbwira uyu ariko se mbere yuko ujya namanze umbwira ukuntu Philipita bamutumye uwo muntu uwo mwana nde warutubwiye Philipita bamutumye umubebi okay nyine umubebi bazanye nindi nta numwe musa weekend nziza sawa ndagukunda bye ndatekereza no ntaburamwe abantu nka 3-4 bashobora kuba bari muri aka gace ejo bundi ni tariki 10/26 Montreal tuzaba dufite ikirori n'umuhanzi bita Fizo ahangaha ntimuzabure nubura ubwo ngo uzaba ufite ikibazo gikomeye hazaba hahenze cyo kugenda 6 muri Montreal ibindi tuzabibabwira na next move muzabimenya tuvuye Montreal mwabibonye ko ibintu bizaba bimeze fresh Montreal ntimuzabure ahangaha ni hamwe hanyuma tukagaruka uyu munsi ni tariki zingahe uyu munsi abantu mutabashije kuboneka abantu ni mugende nizere ko abantu bose muri Montreal iyi show itabacitse ntabwo iyi show yabacitse niba yagucitse ufite ikibazo gikomeye nabyo wabibonye mbibutsa ko abantu mushyira muri request ngiye kubazamura mbere yuko nzamurura mu jene wundi ngiye kubazamura ni muzi ngiye kubazamura ahangaha ndabibutsa ko ahantu honyine ushobora gusangira ibiganiro biryoshye ni kuri YouTube channel bita umumama entrepreneur ntimuyibureho ugomba kuyiza ukayireba ukayikunda hanyuma ibindi tukazabivugana umaze kureba ibiganiro hano bifatika mushyire muri request ngiye kubazamura okay zamuka undi muntu hano ushobora kuba uri active uzi kuganiriza yego kodoresa mutinga mic yawe ntabwo ndibuza muri abantu benshi so tuvuyeyo ku mumama nkuko muri kubireba hano urabona ko ari ibintu biri fresh tuvuye ku mumama turagaruka hano ibingibi byo nabibagiye kuva kera sinzi niba nzaje kukomeza kubisubizamo urabona uyu mumama abantu mwese mukeneye assurance de vie ku bantu baba muri Canada abantu baba muri Amerika ni mushaki ubwishingizi bw'ubuzima mubwire nguhe nimero cyangwa ukore screenshot hano yandike uze kwandikira uyu mumama azagufasha mu kubona assurance y'ubuzima kandi mu buryo bwiza kandi buri safety kandi buri safe ubaho ubuzima buzira umuze hari ikindi harundi n'abantamamarije naririye amafaranga ndatekereza ari ibyo ibindi bikorwa byo kwamamaza nibiza nkishyurwa nzababwira gahunda nuko ariko ikri très important kugeza aya masaha kubungubu tuvugana ibintu bigezweho wakabaye aya masaha utarisikana nabyo cyangwa utabiburamo ni iki gikorwa cy'iki gitaramo kizabera Montreal tariki 26 nuburayo uzaba ufite ikibazo gikomeye Sami yango bimeze biti bamwita Jojo uyu Jojo ninde Jojo ishimwe
Who is this person? Ntabwo mbazamuye ngo muzane izo mbariga zanyu hano mube mutavuga. Urumva ndabatumura. Jojo bite? Ring. Manuka. Sami ya rimwe. Sami ya kabiri. Ndakubarangura madam. Godfather ukajya udutegeka tubabarire. Urabona ko ntaje ngire gura umukobwa mwiza ufite ikinyabupfura cyangwa nawe uri akasamutwe. Nta kinyabupfura sumva ntacecetse. Okay. So, anatanda rero nkira aha ngaha ndumva mugifite guceceka kamanze mbe babaranguye gato none wonze dutangire none ko ntago mushaka kugira. None se mbabwire ngo iki? Give me a second. Me second we iki kintu kiza kwirukankana abantu mwimbirukane muri ubu buryo mu kinyabupfura. What's going on here? Except the game do not ask me what's going on. From UK. Hi my love. How are you? Why are you nice today? Okay, are you dancing? What? Do I not allowed? Mwah. I miss you. I miss you. Anyway, I'm in the middle of the dance. Okay, so okay, it's okay. Yeah.